Ese wari uzi ko inzozi zo mu bwana zishobora kugutwara mu ndege ya miliyoni 43 z'amadolari? NeymarJr byamubayeho. Uyu musore avuye mu mihanda ya Brazil uyu munsi atunze bat mobile ya miliyoni 2. NeymarJr, umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane ku isi, yongeye gutuma abantu benshi bagwa mu kantu nyuma yo gutangaza amafoto agaragaza ubuzima bwe bwihariye. Uyu mukinnyi ukomoka muri Brazil yagaragaje ko inzozi yari afite akiri umwana zabaye impamo, aho yerekanye ibikoresho by'agatangaza azajya yifashisha mu kuryoshya ubuzima bwe bwa buri munsi. Neymar atunze private jet ifite agaciro ka miliyoni 43 z'amadolari, indege imwemerera kujya aho ashaka ku isi hose mu bwisanzure busesuye atagombye gutegereza indege rusange. Ntabwo byarangiriye aho kandi afite n'akajugujugu helikopta ya miliyoni 9 imufasha kugenda ahantu hihuse cyane cyane mu gihe adashaka kugenda mu muvundo w'imodoka. Ikindi cyatunguye benshi ni imodoka idasanzwe ikoreshwa mu gukina filime Bat Mobile Replica ifite agaciro ka miliyoni 2. Iyi modoka isanzwe igaragara muri filime za Hollywood, none ikaba iri mu maboko ya Neymar. Ibi byose Neymar yabigaragaje agaragaza ko nta nzozi nto zibaho, ko iyo umuntu akoranye umuhate, ukwihangana n'impano, ushobora kugera ku rwego utigeze utekereza. Uyu munsi Neymar si umukinnyi w'uruhago gusa, ikimenyetso cy'uko inzozi zo mu bwana zishobora kuba ubuzima bwa nyabwo. Ese wowe inzozi wari ufite ukiri umwana ni izihe? Wizera ko nazo zabaye impamo nk'iza Neymar? Tubwire muri comment, kanda follow, subscribe ubu n'izindi nkuru zidasanzwe z'abanyacyubahiro ku isi. Murakoze cyane.